Yes, nk'umuntu rero mutari mwarabonye imwe muri video noneho yasohotse mu gitondo cya kare kuri uyu munsi, niyo ngiye kukwereka amakuru menshi mutamenye kuri ya video, niyo ngiye kubereka aho ubu tuvugana wa mukobwa mbere yuko Rebo imucakira yaramaze kongera gukora andi mabara kuri TikTok nyuma yuko yaragiye kuri live ndetse agakora amahano ateye ubwoba. Ari nayo video ngiye kuberekaho gato cyane, ngiye kubaha agasample murebe ukuntu yabikoze, ubundi mite ntangira video yose. Ngiye kubaha agasample k'amasegonda make, ubundi muhite mwihangana mite ntangira video yose. Reba kano ka video. Turapfuye uranyura mu baninga yamba arambaye ahangaha urumva ko bari kumugira inama ati jya kwambara. Rero uyu Emeline ngiye kubereka amabara yakoze kuri TikTok ndetse kugira ngo bahite bamutambikana bya bindi byose yakoze by'amacupa n'ibiki bite bizamura saga yose ikomeye. Reka noneho mbahe umwanya murebe video yose, murebe kugeza aho yageze akabunga ngo ajye guhindura imyenda akemera, ndetse akimara kujya guhindura imyenda ibintu bihita biba ibindi bindi. Reka rero mbareke murebe video yose uko byagenze, ndetse n'abari bari kumwoshya kuri live abakobwa bamubwira bati kora ibi. Rero mugiye kunyemerera turebere hamwe ibyaba byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Byatangiye yambariye neza, mu nyuma baramusaza ndetse bamuga kwamuha amafaranga, birangira bamukuye kuri TikTok ndetse binatuma bamufata. Dore ahangaha rero bamubwiye ngo ngiye kwambara ubundi aze akuremo imyenda ubundi agaruke. Reka nangire mwiyumvire. Niki na Jamie mubaye iki ko namwe inyuma muhafite? Oya nikari gusakuza ibiki ubundi njyewe ndimo ndabona amabuno guys. Niki guys murebe niki guys murebe niki mungeze kuri 1K nanjye nawe ushireho akantu gatoya umbi niyo Rembo. Yes, nk'umuntu rero mutari mwarabonye imwe muri video noneho yasohotse mu gitondo cya kare kuri uyu munsi, niyo ngiye kukwereka amakuru menshi mutamenye kuri ya video, niyo ngiye kubereka aho ubu tuvugana wa mukobwa mbere yuko Rebo imucakira yaramaze kongera gukora andi mabara kuri TikTok nyuma yuko yaragiye kuri live ndetse agakora amahano ateye ubwoba. Ari nayo video ngiye kuberekaho gato cyane, ngiye kubaha agasample murebe ukuntu yabikoze, ubundi mite ntangira video yose. Ngiye kubaha agasample k'amasegonda make, ubundi muhite mwihangana mite ntangira video yose. Reba kano ka video. Turapfuye uranyura mu baninga yamba arambaye ahangaha urumva ko bari kumugira inama ati jya kwambara. Rero uyu Emeline ngiye kubereka amabara yakoze kuri TikTok ndetse kugira ngo bahite bamutambikana bya bindi byose yakoze by'amacupa n'ibiki bite bizamura saga yose ikomeye. Reka noneho mbahe umwanya murebe video yose, murebe kugeza aho yageze akabunga ngo ajye guhindura imyenda akemera, ndetse akimara kujya guhindura imyenda ibintu bihita biba ibindi bindi. Reka rero mbareke murebe video yose uko byagenze, ndetse n'abari bari kumwoshya kuri live abakobwa bamubwira bati kora ibi. Rero mugiye kunyemerera turebere hamwe ibyaba byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Byatangiye yambariye neza, mu nyuma baramusaza ndetse bamuga kwamuha amafaranga, birangira bamukuye kuri TikTok ndetse binatuma bamufata. Dore ahangaha rero bamubwiye ngo ngiye kwambara ubundi aze akuremo imyenda ubundi agaruke. Reka nangire mwiyumvire. Niki na Jamie mubaye iki ko namwe inyuma muhafite? Oya nikari gusakuza ibiki ubundi njyewe ndimo ndabona amabuno guys. Niki guys murebe niki guys murebe niki mungeze kuri 1K nanjye nawe ushireho akantu gatoya umbi niyo Rembo ngo niyo Rembo kuri 1K nanjye mumbwira icyo nkora guys. Murebe niyo Rembo ibintu yanditse ngo ni rugumuri kumutama ni rugumuri kumutamo aga ubaye rugumi nanjye ndeba ni rugumuri kumutamo. Ntabwo ngaragara mbona nagaragara. uyu yuza ayirwa nyandikira ngo ndi mwiza none abonye unduta uzongere kunsakuriza. Edi yo bimeze bite? nishawa Wakoze oya tinze akorana ya mabuno. Reka mbabwire uzi ibitotsi nari ariko kubera gukunda amabuno ise igoko. Barakubandinga turapfuye uranyura mu baninga yamba arambaye
narambaye baninga umukobwa n'uyu abandi bose baramubaninze. Godfa Eh. hari ahantu nanyuze ejo no Avanyeho ejo Godfa uramumanuye batambaye Baramugarura. Aragaruka ni network nini. Telefone kwa muzimanye. bambaye nka kuriya ntago bamubaninga Godfa kuko amalive yose tujya tuyabona kandi baba bambaye kuriya Yagarutse so. ararambaye Ugiye he wowe? Network. mbega yesu ugeze kuri 5 Barakubaninga sheri ntago ntacyo bamukora Godfather nawe uri mu beshye ariko porofesi yerekera amabuno agasine profeta aciye aha umuyovu ndakureba icyo cyo porofeti araha ngo bazunguriza y'amabuno ngarababwira ngo bahindukire Godfather ye barakumyuti barakubaninga kandi umukobwa we. aze Godfather no Skinny. barakibana holy Skinny. Gimshaka kwenye. genda wambara akantu k'amatara mbonye ndashaka igitenge Ila ushaka kwenye. urashaka wigenda ariko se Godfather nawe aratubehereza Bamubaninga mani niyambare mani dera uratubwire porofeti arumva yari usa nta niyambare dera idera oya nta ngo ajye gukenyera ashaka Godfather bivuga nabi Ashaka kwenye. neza akenyere bagira agashabazi nashiraho agashabazi woya se kuriya yarabaye kurasa yarabaye ariko Jemmy nagatema ubu Joshua arumva yamena telefone kimugatema na Jemmy aha mama nabacema yanjye cyokora woya urumva Godfather yashishe ngo bajye kwamba bambaye se bamkwakira se Jemmy waretse agashyiraho agatete ubu bihirije Joshua yaratanye muri mu Jamie nawe reba Kim Seven ureba umva Kim 17 ukuntu ari kuvuga kandi niwe miss w'ibibuno ariko mwambwira muziko n'Imana nayo irya ruswa biranibiki amabuno atetema bari amabuno n'ukuntu asa kandi abakobwa batekura baba bari babi mu maso kuri ukuntu ari mwiza oya shari mwiza afite amabuno atetema noneho kubona abakobwa bafite amabuno atetema ni ibibazo abenshi babaye amarobo Ngo rugiye muri Amerika. Uba Jemmy nagatema muransekeje Kapo wihangane muntu wanje reka manza ashaka kanashiraho uretse. agaparamaraho amafaranga uziko yaje ari kuri level ya kabiri ageze kuri 10 Nagiye ko Godfather reka. Garuka shushu. dore yuza we ibya niho bunyunyusi buba buri ramyo bipfunditsemo ubunyunyusi Oya nagire nama. Urandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka wa masi. ese Kim 17 abaye iki Urongera kwandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka. Urumva wa ese mumushizeho skin we uraskin agenda aje gushaka ntayambara we. Cyo byanya ariko. Godfather amwereje ngo gukenyera abazimubwira kandi kantu yamba Oya nagenda kenyerera ariko se mwagiye mbasiri. Ubu dufata umukobwa murashaka kumushuka hano aze ntago turi kumushuka none yambaye ubusa ariyobora ari twebwe yambaye ubusa aturusha imyaka gatema nawe ni umutwe cyakora gute umurundi ati hewe Gakenzo mbwira izina ry'uriya mwana ndamuforowingi uriya mwigeme. dara sisi yitwa skin acuruza n'amavuta ya nyine abantu bafite imibiri yabananiye uriya bibakemurira Uko niyo byagenda mpamvu mubona umubiri we ari friend no urumva ngo mukoresha amarangamutima kandi nge nta marangamutima nkoresha. aba bakobwa bari kuraba ibisusu
ngo mushireho gahera turebe ho rurashaka kureba iki none Kenzo ko mwananiwe kubireba no kumuhayipinga mutamuha gift mukora iki biriya bintu mwebwe urumva gadizwani zanga ntabwo ari byo urumva ntacyo bimutwaye we ndamuzi ni umwana mwiza byatari she's amazing ariko nyine ntabwo ariko yari yambaye Godfather ntabwo yari yambaye ariko Keza ariko yari yambaye none ndumva mise mukumbura ngo ngwiki noneho gake nuko atarakuganiriza ngo wumve amagambo avuga nakasa muto era story 4 ndumva mukumbuye basi mugana nagaruke basi adutere story ushaka kugaruka se urumva basi nashyiraho kamera katuganiriza urumva tutamukumbuye umva mwantutse ngo simuhe nimero muhinda kubi Kim washaka nimero zihe we yamusabye nimero ngakunda abakobwa beza ngo ko baba inshuti ako ye none ko ugize icyavu Kenzo reba gushyiramo inzigo buno nari nicaye disi gasubizwa inyuma ngiye kongera njyana ni iki mugarukane Godfather ko nta keza kayo kavuki gikobwa na mwe ese kutagisubizwa kasubizwa iyo wacu birahabwibwira ariko sha abantu barashukana ngo gaherara mu rutugu shi ngewe se bavuze ngo netema kumurusha ngano kuri nanyumvira nk'uyu ngo share ukuri hano ukabeshyi isi yose ariko ski ngo si ugiye gute sheri garuka nyine usubwire umva turagukumbuye nyaruka dore Kim 17 ngaha hano ninshake kodesha roje rero niba uri burare kodesha kora kuri goru rero kugira ngo tukunganye kodesha roje abo nkumva wampaye nimero nguhe nimero kahabwe ka Kenzo yimukodesha roje mwana wanje korera imbere baguhe nimero mwana wanje ariko mwamwumiye musanga nimero yose ahantu hose mbade ani kuremo ishati kuko ndabona nanje ngiye kuharara naye nangiye gushyuha n'inzara isinyica naye ndumvuze amagambo menshi kanywa amazi Ega amagambo azanabica reka mbagaruretse bizabibaye uhari se ntabwo yaraha ntabwo mushotse bize ntabwo wari uhari bacishijemo amazi kuri iyi pano none se rizarari ntimumbwire ko gatema aho narindi birabareba ntimumbwire ko gatema ari umuntu wa kabiri wakanze kuri gol ndumiwe umunyamerika nuko natubye nkaba mu Rwanda erega gatema konte yiwe yayigize bloke ubu nibwo yayiblokowe kubera abanyamerika bagiye ninde urya neza se Kim 17 ujya ugira amagambo kimwe abagabo baraduhenda yesu we nuhagera kuri questing niwanga ndaguhamagara kuri telefone yego aba Godfather ntiyakibura utunimero yahise adutwara kera biraziranye nawe abaregeye Godfather ntiworoshe ariga nimujye muranganiriza abana ariko se wowe Jamie wowe ari wowe wabona ibintu bitete mu nanjye arige namwe ngo nazamuka gato wabonaga aganira hano nk'umuntu w'umushyitsi Godfather niyo mpamvu ari mwarampamagaye ko haje umwana Godfather niyo mpamvu Joshua ibyana Cedric bro njye ntabwo njya menyana n'abana babi sinabibabwiye none uyu mwana muramubona muto niyo mpamvu nyine nawe akwanga inde yamutwaye isoko erega ntabwo mutwaye isoko ry'abana uriya mugabo ntabwo yanyangana erega nabiri reka nkubwire nuko mutajya mubyumva nawe mukoreye ibyo nakoreye Joshua nawe wazana mekanizme nkazira ari kuzana z'ubugoryi Godfather ko ntimeruka yemerera amafaranga umwana yari agiye kugura ibyuma yarayatanze ntabwo ariko se yamuhaye wowe urakoze ese Godfather ko nabonye ajya kuri stage kwa Deben akabara amafaranga arayafite nyamara ni umukire reka nkubwire kimwe inshuti yanjye urimo kumva ubwo ni iki se ko mukavuga imbobo gusa mujye muceceka ntimukavuga imbobo ntabwo hari ibintu mugomba gutandukanya urimo kumva
inote za 500 singututse profe niba unyumva unyoherereza inde profe singututse ngaho nyumvira amaso nako gatari nagututse uzanyange yewe ndajyaho kwerekana iki nta ngidingira urashaka ngo mbereke iki oya n'umukobwa wajya kuri kamera yaba yaba ari atiyizi yaba agiye kukugereranya uravuze naringiye kwambara ngo batanyirukana hano kutukura no barakubaninga kandi ibi ngibyo bifite irariso ntabwo nshaka konti yawe bayivana mana ya no none se ni uretse data skini naguhaye nimero yanjye wansabye kare ntabwo ari uwa mbere si n'uwa kabiri baba bagiye umva guys hano turi ba Kimu babiri ubwo Kimu mabuno yiyumva nanjye nimushyika ku magufwa mu ndabure so ntabwo ari uwa mbere baba baninze so ariko nibyo Godfather agomba kugira ivangura agomba kudushyiraho twese nyashless nyash mido nyash ndaza kubashyira so urumva ntabwo mumugira muza ari mido nyash mido what muza ari sanzo mido nyash nyashless mido nyash Jamie mutazi utibagirwa imifuka ngo ni munsi yimbuke turagusimbuka kangahe sha niwe nyashe saro dufite muragira ngo skini yisanzure ejo muza mubone kuri kamera yameze ese bra Godfather bamubaninga se bamubaninze oya ntabwo yatinze ntabwo yigeze yambara ubusa oya ariko nyine kuri ndabona yaratiza kimatumye ntekereza ibaza amabuno bayatiza nyine ntabwo akajya dutiza komeza utize nanjye uzanize ndebe ko nayagira nta n'isoni telefone washyize hafi uyu mugabo amafaranga aramushiraho namanza arebe niba ishuri ry'abana yararyishyuye nyabo wamara ugakenyera nk'agatenge oya ariko yambaye isume Godfather igera ku birenge nawe wimuzengereza ibitenge uwo niba uri gutanga amafaranga ngo tumwereke icyo dukora umukobwa agira ibitenge mu rugo ariko nawe ese Godfather wamye utinze uyuyuza Godfather yambara akadera uyuza ari he ntabwo mu meeting agiye kuboroka amase yambara dera skin nta gatete ugira sheri ejo muzampamagare nzaba ndi ku ryato ejo mfite boat cruise ku manywa duhe nimero yawe ntabwo mushobotse none Kenzo we nimero yisabira ngahaga mwa amazi hindutse reka nkwandikire inbox sawa arwaye igicuri azaguhwereraho azazanye n'amafaranga njyewe ntabwo nkunda abagabo oya icyiza cy'abakobwa uvuze amafaranga agiye guhita guforowingura Godfather reka turebe ngaho umwana si nguyu umwana ari kubagana ngaho reka ndore mumugeze ku 500 basi ariko sara umunyamerika uhari TikTok ni bazaye kwa zaba cyari kuri 6 abanyamerika bagiye icyo bishe mu bishanga yiwe byanze kuza hari icyo wampaye byanze kuza sawa nyine ngo bigumane